mbwira abantu ngo bibuke guhamagarwa kwabo. Ese uko hamagawe ni kukiri? Muvuga butumwa muhanuzi ko hamagawe ni kugihagaze? Mu rugo rwawe ko hamagawe ni kukiri? Ese mu kazi ukora ko hamagawe ni kugihagaze? Haleluya! Imana yacu ni ngo Petero aravuga ngo ngiye ngo hose tuzaba turi kumwe. Ndagira nkubwire ngo nibyo. Tuvuga ngo tuzaba turi kumwe na Yesu kubera ko dufite amafaranga. Tuvuga ngo tuzaba turi kumwe na Yesu kubera ko kawunga iri mu nzu. Tuvuga ko turi kumwe na Yesu kubera ko umuceri uhari. Tuvuga ko turi kumwe na Yesu ufite urubyaro. Ariko icyo gihe byose yabyashije. Nyambwira ngo Yesu akawunga arangira. Yesu imiceri arashira. Yesu abagore n'abagabo arangira. Butumwa bahanuzi bakozi b'Imana yemwe bashumba abapasitoro ubanze nabukuntu Satani yagize gute. Satani niwe urimo. Satani wagize gute ni wadushyizemo intara arimo aradushungura. Ni bande basigaye bicana, ni bande basigaye barugana, abanyeshyari barahagurutse, inzika inzangano. Urareba mwene sukumva ntiyagirirwa neza n'Imana, urareba mwene sukumva ntiyahirwa. Ye baba we abavuga butumwa bahanuzi bakozi b'Imana baririmbye nitwe dusigaye turogana, nitwe dusigaye twangana. Satani yarabashunguye. Imana yamwe ngo Satani yabashyizemo intara, hamaze kubashyiramo intara arabaryanisha. Hakanye Imana kangahe? Wihakanye Imana kangahe muko? Wihakanye Imana kangahe? Ubukene bwaraje wihakanye Imana. Ushomeri buraza wihakanye Imana. Mukazi Imana igwa intambara z'ijuru ayihakana. Wemera kubararira ibigirwa Mana, wemera gupfukamira Bayali, wemera kubararira umukoresha wawe, wemera kumupfukamira wo kugira ngo bashe kubona n'indamu. Ariko ndagira nkubwire ngo Imana yo mu gihugu cyo mwijuru yo itabura kwigenza iraje. Ni umwana w'Imana aremeye kunywera kuri cya gikombe wori muntu ki? Worinde wo kwanga kukinyweraho. Ndagira ngo utangaza nkubwire ngo uzawe wa mupapa w'igikombe n'iki waza kubwira uyu mugabo witwa Yesu. Ihanganira igikombe hagaseho. Herala wirebo Kristo yamambo. Ukomerere mu kwizera, ushikame uko byasa kose igikombe zakinyweraho. Iyo nza kugikwepa nkajya kwirwanirira. Ese ubu ngumba nahanga kuri kamera. Ntabwo mba mari we. Ntabwo mba mari. Iyi invitation iri kuri iyi kamera ntabwo ibiriho. Iyo nza kwirwanira nka kwepa iki gikombe, nka kwepa ubushatse bw'Imana. Ntabwo mba ndahangaha. Ibi mvuga ntabwo mba ndi kubivuga. Mba narabaye akabarore. Ariko nihanganiye iki gikombe ninyweraho ubushatse bw'Imana. Yesu yaravuze ngo abisi nibabanga mumenye ko ari igihe banze mbere, ngo ariko namwe ni mu babisi bazabakunda nk'ababo, ngo ariko narabatoranije ningewe Uwiteka babahora. Mana yacu ni dutabare. Banze urebe ucunge sana. Ese uri murahorwa Kristo koko cyangwa uri murahorwa ingeso za kamere zawe? Nusanga uri muhorwa izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli urahirwa, urahirwa. Nusanga utari muhorwa ibyo wakoze ni ukuri ko Imana ndagira nkubwire ngo urahirwa. Ariko ndagira nkubwire ngo akakanya igikombe ufite mu biganza byawe uri murakinyweraho ryari. Aho ntukinywa mu gitondo saa 7 ntusomeho, aho ntukinywa saa 7 nimugoroba ntusomeho. Birasanga ukingukira nta wundi uzakurerebere vome, nta wundi uzakikunyweraho. Uziko aho ndavuga ko akundagendaga wikira inzira wirwanirira ujya kubeshya besha, muvuga butumwa ujya guteka imitwe, muhanuzi ubeshya ngo Imana yavuze itavuze. Ariko Mana we Imana yo mwijuru nubwo wagiye wirwanira ukicira inzira ukanywera ku gikombe rimwe ukongera ariko kirasharira, ariko wakongera akanywa amata wako ibyo byose wagiye ubivanga. Ariko ndagira kubwire ngo fata kira gikombe cyungwereho neza. Imana ije kugutabara mu izina rya Yesu. Nta jambo Imana ikivuga ngo rihere. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo mbabwira ngo sanishije iri jambo n'amayerekwa nagize iri joro cyangwa se ubutumwa Imana yampaye bwo kugira ngo basangize. Nagiye kubona ariko bene data nshuti z'umusaraba. Ndagira kubwira ngo ube maso nanjye mbe maso. Nagiye kubona ngo mbona tware turi abantu bageze muri 6. Nabonaga duhabwa umurima munini cyane. Nabonaga ari umurima munini cyane. Uwo murima neza y'Imana ibane kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose. Nizere kumeze neza mu bihere bitandukanye uherereyemo amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Mwese nizeye ko muri amahoro kandi mushima Imana. Ngize umugisha wo guhura n'umukobwa wa Yesu. Kwese uraho neza? Ya muraho neza. Amakuru ni meza ndashima Imana. Yego. Meze neza? Shameze neza, meze neza ndashima Imana. Tumva ameze neza. Ariko iminsi uri kwisigira. Hari umuntu wigeze gusubiza rimwe aravuga ati reka bura nta kindi nama amavuta y'Imana. Iyo umuntu atishwe n'ibyaha nyine aba ameze neza. Nta byaha mfite. Urumva nta cyaha wishinje na kimwe? Ndumva ameze neza nta cyandi kwishinza. Ndumva mbanye na Yesu neza. Ko birivuga muri tuvuga ko turi abakiranutsi twatwisha Imana nyabinyoma. Ngo nageze aha natuye. Watuye ubu ngubu. Watuye urumva nta kigucira urubanza. Ubu natuye rwose. Amakuru ni meza pe ndashima Imana. Yego. Twishimiye kuganana uyu munsi n'umuntu w'umugeni. Ya
imyiteguro imeze ite Clarisse? Imyiteguro ndumva imyiteguro tuyirimbanije dufatanije n'abamarayika n'ibizima n'abakuru kandi namwe ndumva mutica ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabane namwe ni njye Clarisse umukunzi wanyu inshuti yanyu muri abavandimwe banjye namwe Imana ibaha umugisha naje bidasanzwe naje ndi mushya none ariko caye ngo umugeni ndi umugeni rwose Imana yabigenje neza igihe cyose twamaranye ndumva twaragendanyemo neza twabanye n'Imana mwarankunze nanjye ndabakunda kandi ndumva ibyagiye biva muri jye bijya muri mwe byaragiye bitugirira umumaro ndashima Imana mu ijuru ko ubu ngubu ari ubwa mbere nje kwicara kuri kamera Imana yangiriye neza uko Imana yangiriye neza ibintu byose najyaga mbanura nanjye nese ncakira nanjye naracakiye nibwo bwa mbere nakubonanye nubwo bwa mbere mbonye nibwo bwa mbere nakubona ni nabwo bwa mbere nakwakira Imana iguha umugisha rero ntabwo benshi baranze ariko nawe ndumva ntari umushyitsi cyane yewe uri umushyitsi niba ndi umushyitsi rero nawe nanjye ubu ngubu noneho mwampa ikaze kandi nahageze ndi Clarisse kubw'Imana ayo niyo mazina yanjye ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi turabatumiye ubukwe buri byari nepo hari ubukwe buri ryari tubwire se ndabizi ko ragira ukuntu miriramo nepo rero abayigenda yirengagiza ibintu nari namubwiyeho gatoya ariko ubukwe buri hano iyo twageze hano tuba twageze umuryango nubwo mpagarariye umuryango ariko tugwaye uburenganzira mu muryango vuga icyifuzo cyawe mu muryango Imana ibaha umugisha ubukwe buri rero tariki 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka ni 2024 Imana ishimwe Imana yangiriye neza uziko nawe ugiye kukugirira neza ntabwo Imana irobanura ku butoni murabizi igihe cyose twamaranye ahangaha Imana yabanye natwe ubwo rero umunsi ni Clarisse ejo ni wowe ntuhagarika umutima ntutinye Imana yavuganye nawe n'Imana yo kwizerwa aho muherereye hose imigabane yose igiye itandukanye ndabizi neza ko mudukurikirana ndabizi neza ko mudukunda urubyiruko muri rusange ababyeyi abapapa mbese mwese abakobwa ndabatumiye mu izina rya Yesu muzaze tugire gute tubyine intsinzi kandi ni ukuri ubukwe bwanjye ni ubukwe Imana izabihagazemo nk'uko yabivuze nta handi bukwe mbukuye ahangaha Imana rero nawe izakugirira neza nubigenderamo neza nabatumiraga rero muzagira gute muzabane natwe muzadufashe inkunga y'amasengesho irakenewe inkunga y'ibitekerezo yanyu irakenewe inama zanyu turazikeneye cyane dukeneye byinshi kuri mwebwe kandi n'ukuri Imana izanabaha n'umugisha Imana ribaho umugisha amafaranga yo barabizi nta muntu ujya ukunda kubabwira byinshi cyane barabizi ndabatumiye rero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ni ukuri ndabatumiye pe muzabe muhari kandi abari kure bari hanze y'igihugu abari Amerika Uburayi Ubwongereza Ubufaransa Canada ndetse n'ibindi bihugu byose bidukurikirana kandi ndabizi ko mudukurikirana Imana izabaho umugisha mwebwe mudahari rero mutari hafi ndumva bene so bazaba bahari ku bwanyu Imana ibaho umugisha ukuntu mbakunda kandi nanjye murankunda ndabizi yego mwabyumvise murakoze cyane kandi Imana ikomeze igushyikire mu myiteguro urimo y'ubukwe uyu ni Clarisse kubw'Imana nkuko mwabyumvise ni umugeni witegura ubukwe ejo ni mu kwezi kwa 10 ubukwe n'abantu ubukwe n'ibintu ubukwe n'amafaranga yego tugushyikire mu izina rya Yesu mukanda kubitaho akarinki muwajyaho mumushyikire ariko kandi ufite amadolari turahamagaye mu izina rya Yesu ukore Imana amapawundi aremewe buri mafaranga yose amafaranga yose ufite aremewe uko mukazashoboza umuntu dushyikire umukozi w'Imana kandi kuba abitubwiye gutyo nuko atwisangamo amadolari rero wodu limite biremeye kuyinyuzaho momo biremeye kuyinyuzaho uburyo bwose bushoboka izo ni inzira zose z'Imana zishoboka bashobora kunyuzaho ni iyi bagiye gutwegera ndabizi nimero ya telefone yo ni 0780636376 amazina n'umunini Clarisse kubw'Imana Imana izabaho umugisha kandi ndabizi neza ko Imana izabaho umugisha ikindi abazashobozwa buzabera mu Rwanda twashyize invitation kuri ndumviriho bayibonye abazashobozwa n'undi bazahagire dusangire ibyo byishimo niko hasi handitsemo ngo muzaye dusangire ibyo byishimo yego umeze neza rero ndashima Imana reka twikomereze umurimo w'Imana ibyo nabyo bitadutinza ko ibyo babikoze byakozwe buriya byakozwe Imana yabyemeye Imana yakwemeye ikwemeza n'abantu yego umeze neza rero ndashima Imana vuga ngo amen amen ngira ngo amen amen ndi mushya utangiye tanzanaho ibintu byinshi kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro
mukwiye imvura iguye ihembura imyaka ni kw'Imana ibigenza Yesu abakundana ni kw'Imana ibigenza Yesu abakundana. amen Amen. amen. Nuko twinjiye mu kiganiro cyacu kandi nuko dutangiye ikiganiro cyacu, iyo umuntu agiye gutangira ikiganiro iteka ryose arabanza akiyeza, nk'uko umuntu iyo agiye kurya abanza agakaraba intoki akamanza akamera neza. Tugiye kurya ibiryo by'umwuka, niko Imana ijya ibigenza yeza abakundanye. Buri wese mu muhanda arimo aherereye mu bice bitandukanye by'isi, musabe kugira ngo yezwe kandi atunganywe. Nkunda kubabwira ngo turi mu gihe Imana iri kugenda yeza umugeni kugira ngo izamwishyire adafite ikizinga, adafite umunkanyari. Mu byo uri gukora byose, mu kazi kawe, mu mibereho ya buri munsi, jya ufata n'akanya, jya ufata umunota uvuga uti aka kanya Yesu aje byagenda bite, ese najya hehe, ese nakwibona hehe. Bizagufasha uhora witegura, bizamfasha uhora niteguye, cyane cyane yuko uzawe ntazatinda, n'aka kanya yaza. Turasabwa guhora twiteguye kuza ko Imana azaza. ishimwe. Siko bimeze, Niko bimeze. nako kanya gaciyemo. Ni ukuri. Kandi iyo turi hano tugomba guhora tubwira abagenzi yuko Yesu azaza. Yego. Siko bimeze. Niko bimeze rwose. Nasomye ijambo rabaho no mu gihe cya Nowa ngo bararyaga, bararongoraga, bakoraga byembi byose ko ntibyabujije imvura kugwa. Imana ishimwe. Haleluya. Yego, Clarisse rero tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana kandi tugiye kuganira ku butumwa Imana yaguhaye. Ntabwo tuba dutinda mu bintu byinshi cyane, ngiye kugusaba usenga Imana ubundi kumva kuyobora uragenda uko nguko. Ya Imana ibaha umugisha rero, nanjye nitunganije ndumva ngeze imbere yanyu namaze gukaraba. Ubwo rero nanjye ngiye kubasengera Imana kugira ngo mbasengere ishengesho ryo kugira ngo umuca bugufi imbere y'Imana, kugira ngo ibi biryo tugiye kurya buri muntu wese abirire ku masahani agize gute yogeje. Uko wari kerana n'isani ko kiri kandi nakuzahora hiteka, nta gacu data ko guhinduka kajya kakugaragaraho. Ijambo wowe uteka wivugiye ubwawe, uraririnda ukaririnda, ndetse ntabwo ari kurinda ryonyine, urindana no waribwiye ukarisoza mu gihe cyaryo gikwiriye. Turagushimye data wa twese, Imana isumba byose uri kukura umukozi w'umuhanga. Turagushimye Uwiteka kuko ari nta jambo uvuga ngo rihere. Uri Imana yo kwiringirwa no gupfukamirwa, nta wakubanjije nta n'uzaguheruka. Uri hejuru y'imbaraga z'ibigirwamana na za shera, uri hejuru y'imbaraga z'abakomeye n'aborohe. Nta wakubanjirije muri byose Kristo, nta n'uzaguheruka. Uri Imana yihagije. Aya masaha turagushimye, turagwimaje kuko uri Imana iri hejuru ya byose, nta uhanye nawe. Tugushimiye akanya keza kumugisha ubuduhaye Uwiteka nyir'ubutware. Tugushimiye ku cyizere kingana gutya ubu tugire kuboneka imbere y'imbaga y'ubwoko bwawe. Mwami Yesu Kristo rero ntabwo ari mbese ntawe ndi we nepo, ntawe ari we muvandimwe, umugaragu wawe nawe ntawe ari we, ndetse nabo turi kumwe aka kanya ntabwo aba ari bo. Oya, imbaraga zawe Uwiteka nyiringa Imana nizo zikorera muri twebwe. Uwiteka tukarangurura ukivugira. Nyemerera akanya nk'aka rero uhaye ubwoko bwawe, unyemere data wa twese ntibe babura baje imbere y'amaso yawe. Nsengeye imitima y'ubwoko bwawe Mwami Yesu Kristo, nsengeye imitima y'ababyeyi, nsengeye imitima y'abasore, nsengeye imitima y'abapapa, nsengeye imitima y'abakobwa ndetse urubyiruko muri rusange. Nyemera aka kanya Uwiteka nyiringa Imana ikabe imfabusi imbere y'amaso yabo. Unyemerere Kristo mwana w'Imana ishobora byose icyo wagambire gukora ugikore mu izina ryawe. Ndabasengeye kugira ngo banze ubeze ubatunganye, ubaboneze ubakureho gukiranirwa rwose aho bagukiraniweho. Inzandiko Satani abaregesha buri munsi utesha agaciro barabana amaso y'imbabazi zawe. Ela wirebo Jesus Baba, nyemera aka kanya imbabazi zigaragare ku muntu wese uri buboneke uniki kiganiro, umuntu wese uri bugerageze kugitega amatwi ahabwe imbabazi nawe. Data wa twese natwe turi imbere yawe, twambika imbaraga ntibaboneke twebwe, aboneke gukorera muri twebwe. Unyemere wiyoborere ikiganiro Kristo, ngera natwe usozanye natwe. Mwuka wera tubere umuyoboro, duhamagaye imbaraga z'Imana ishobora byose aha hantu. Iki kirere turacyeyuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tukirukanyemo imbaraga z'ibitavuga Imana n'akanwa kose katavuga Imana katikacina na Yesu. Ela wirebo takuwara bekiresire. Duhamagaye imbaraga z'Imana isumba byose aha hantu, duhamagaye imbaraga z'izindi imbaraga kugira ngo zize zituyobore muri byose. Mwuka wera muziranenge abari utuyobora muri byose. Data wa twese Imana ntihagaragara umuntu wese, hagaragara Imana ikorera muri twebwe. Ela wirebo tuguhaye karibu n'ikaze mwuka wera kugira ngo tuyobore muri byose. Mu izina rya Data wa twese bisabye mbyiza urakoze Yesu. Amen. Amen. Biterekana kuza kwe biri
kutakuboneka aje kudutabara be tubane mwiteka kwirembo ubari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo Yesu ari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo ntihazabura intambara ntabwo amahoro azahora keretse Yesu atsenzeho urupfu n'ibyago kwirembo Yesu ari kwirembo Yesu araje kandi ageze kwirembo yo mu bakobwa we kwirembo Kristo ari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo maze mw'isi yagizwe nshya tuzahabe dusugire kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara ubari kwirembo Yesu araje kandi ageze kwirembo ari kwirembo Yesu araje kandi ageze kwirembo ya Imana ishimwe haleluya bambwira ngo kuki Clarisse atangeje kandi indirimbo haleluya nuko topic yanje ngiye kubagezaho topic yayo nuko Yesu ageze kwirembo kandi ijambo ry'Imana ngiye kubagezaho topic yayo irabaza ngo mbese waba wibuka uguhamagarwa kwawe niba wibuka guhamagarwa kwawe wakubereye maso gute Imana yacu nihabwe icyubahiro nepo ntago turi butinde cyane tugiye gusoma ijambo ry'Imana ya haleluya soma ijambo ry'Imana muri Luka ibice byaho 22 umurongo wa 31 Luka ibice 22 umurongo wa 33 Luka 31 urakomeza ugeze 38 Luka ibice 22 umurongo wa 31 yego reka dusome mu izina rya Yesu Kristo haleluya Yesu avuga ko Petero agiye kumwihakana yego kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe aramubwira ati mwami niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu aramubwira ati Petero ndakubwira yuko uyu munsi inkoko itaraza kubika utaranyihakana gatatu kutanzi kandi arababaza ati ubwo nabatumaga mudafite impago cyangwa imvumba cyangwa inkweto mbese hari icyo mwakennye baramusubiza bati ntacyo arababwira ati ariko nonaha
ufite uruhago rurimo ifeza arujyane, n'ufite imvumba nuko, ariko utabifite agure umwitero we ngo abone kugura inkota. Ndababwira yuko ibi byanditswe bikwiriye kunsohoraho ngo yabaranywe n'abagome, yabaranywe n'abagome, kuko ibyanjye byenda gusohora. Baramubwira bati mwami dore inkota ebyiri ngizi. Arababwira ati ziramaze. Imana itugirire neza. Imana ibafashe kandi Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Ngarutse kandi ndi Clarissa, ngarukanye ijambo rya nyiri ijambo, nje kuvugana n'abakozi b'Imana. Ariko rero hari abantu bajya bashya ngo nta muntu n'umwe utari umukozi w'Imana, nta muntu n'umwe udakorera Imana, ahubwo wowe nyirizina ntabwo uzi uriwe, nta nubwo uzi uko wahamagawe. Kandi nanone ikindi nanone nta muntu n'umwe utazabazwa itaranto yahawe. Wowe wicariye, wowe wegamye arango ntacyo ufite cyo gukora, nta muntu n'umwe utazabazwa itaranto wageze gute wahawe. Nta mpano n'imwe zose ziba impano, ariko zigenda zuzuzanya bitewe. Ndagira nkubwire rero ngo ntabwo nje Clarissa ari ryo ushinzwe gukorera Imana, ntabwo Nepal ushinzwe gukorera Imana, no ntabwo abavandimwe turi kumwe, nawe uri umukozi w'Imana. Haleluya. Uyu ni Petero bagendanye na Kristo ibihe byose n'ibihe byose. Yesu rero yari yegereje mu mubabaro, yari yegereje agahinda, yari yegereje kugira gute, yari yegereje muri cya gihe kigoranye kandi cyari cyurije umugenzi. Hariya Yesu duhamagarwa twese, twaravuze ngo sinzibagirwe igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri jye, n'umutima wanjye wuzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye. Nigitangaza kuko nawe agakiza ku buntu. Nigitangaza jyewe umunyabyaha wagakiza. Haleluya. Imana ishimwe. Cyagihe tukira gute, tukimara kumwemera ko atubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, twari tumaze kujya gute kumuhabwa wese. Turahira ngo nukuri ngewe nzagukorera, nzavuga ubutumwa, nzaririmba, nzashumba. Turahira turisiba. Yesu ashimwe ba Petero. Imana yacu nidutabare, ibuka guhamagarwa kwawe, nanjye nibuka guhamagarwa kwanjye. Haleluya. Imana yambwiye ngo nukuri abantu benshi muri iyi minsi, haba ari abavuga butumwa, haba ari abahanuzi, haba ari abakristo muri rusange. Yesu Kristo Imana yambwiye ngo benshi bamaze kumwiyambura, benshi bamaze kumwihakana. Yesu yambwiye ngo nukuri asigaranye n'abantu b'imbarwa. Ndagira nkubwire ngo aho uhagaze aka kanya Yesu umufite gute. Haleluya. Yesu nagira nkubwire ngo arakubaza, Yesu aka kanya umufite gute wa mukobwa we, umufite gute wa mubyeyi we, wa mupapa we mu rugo rwa umufite gute, mu kazi ukora ka buri munsi Yesu umufite gute. Haleluya. Imana yambwiye ngo mwamaze kwihakana Imana, ariko Uwiteka avuganye nawe aya magingo arakubwiye ngo nubwo bimeze bitya uzi kwakira imbabazi z'Imana. Waramwihakanye bikomeye koko, yego nibyorose wese ntabwo yakinywereyeho, kubera ko ariko kubera iki wowe uri kugikwepa, kuki ushaka gukwepa ubushashe bw'Imana, kuki ushaka gukwepa kira gikombe, byanga byakunda wagikwepa utagikwepa uzagira gute, uzakinyweraho. Uzaze nkubwira abantu bagiye bagikwepa ubu barimo barakinyweraho, twega turimo kunywera ku cyamata we. Tejya nkubwire wa mukobwa ube maso wihanganira icyo gikombe, wa mubyeyi we maso wihanganira icyo gikombe, mu kazi ukora wihanganira igikombe, mu mirimo ukora wihanganira igikombe, buri aho uhagaze muri situation uhagazemo wihanganira igikombe, kuko nugikwepa byanga byakunda uzakigarukaho, kandi uzakigarukaho usaga mwene so yamaze gutambuka arimo aranywera ku cyamata, uzajya ku distance. Yesu yambwiye ngo mbwira abantu ngo bibuke guhamagarwa kwabo. Ese uko uhamagawe ni kukiri? Muvuga butumwa muhanuzi uko uhamagawe ni kugihagaze? Mu rugo rwawe ko uhamagawe ni kukiri? Ese mu kazi ukora ko uhamagawe ni kugihagaze? Haleluya. Imana yacu ni ngo Petero aravuga ngo ngiye ngo twose tuzaba turi kumwe. Ndagira nkubwire ngo nibyo. Tuvuga ngo tuzaba turi kumwe na Yesu kubera ko dufite amafaranga. Tuvuga ngo tuzaba turi kumwe na Yesu kubera ko kawunga iri mu nzu. Tuvuga ko turi kumwe na Yesu kubera ko umuceri uhari. Tuvuga ko turi kumwe na Yesu ufite urubyaro. Ariko icyo gihe byose iyo byashije, nyambwira ngo Yesu akawunga ajarangira, Yesu imiceri arashira, Yesu abagore n'abagabo ajarangira. Hajarangira bikarangira, ariko Yesu twiringiye. Haleluya. Uyu twakurikiye, uyu niwe mugabo ukomeye. Imana yacu ni dutabare. Haleluya, haleluya. Baramujyana batangira umuntu witwa kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwinginze ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Imana yacu ni dutabare.
bavuga butumwa abahanuzi bakozi b'Imana yemwe bashumba abapasitoro ubanze urabukuntu satani yagize gute satani niwe urimo satani wagize gute ni wadushyizemo intara arimo aradushungura ni bande basigaye bicana ni bande basigaye barugana abanyeshyari barahagurutse inzika inzangano urareba mwene se ukumva ntiyagirirwa neza n'Imana urareba mwene se ukumva ntiyahirwa ye baba we abavuga butumwa abahanuzi bakozi b'Imana baririmbye nitwe dusigaye turogana nitwe dusigaye twangana satani yarabashunguye Imana yambwiye ngo satani yabashyizemo intara hamaze kubashyiramo intara arabaryanisha ukara mwene se ukumva ntabwo yagirirwa neza n'Imana kandi ntacyo mupfa mwese muhahira ku isoko rimwe aha twese niho niryo soko duhahiraho ariko ukara mwene se ukumva ntiyagirirwa neza n'Imana Imana irambwira ngo satani yagize gute yabashyizemo intara arabashungura ariko Yesu aravugana na Petero wihanganye Yesu avugana na Petero wowe nubwo Petero rimwe byamunaniye ariko Petero yarageragezaga harimo abantu bari kugerageza muri iminsi murimo w'Imana harimo abantu bari kugerageza mu ivuga butumwa harimo abantu bari kugerageza nawe kugerageza urakuzi nubwo wigimeze gutya ariko wa mukobwa wari hanganye nubwo yemeze gutya mubyeyi wari hanganye Yesu Kristo rero aravugana nawe Petero aravuga ngo we Petero wowe nagusabiye haleluya ndagira nkubwira ngo wari uhagazemo neza wowe wari uri mugerageza wowe wari urimo elawirebo wowe wari uri mugerageza ndagira nkubwira ngo ntucogore ukomereza aho ngaho Imana ivuganye nawe yuko yagusabiye Imana yagusabiye imbaraga Yesu yagusabiye imbaraga kugira ngo ukomeze urugendo kandi numara gukomera ukomeze n'abagenzi bawe ntubace intege ntubagemo uvuga ngo byararangiye hoye haracyari ibyiringiro Imana yacu nidutabare uyu Petero ntago byari byoroshye bakiri kumwe na Yesu baravuga ngo tuzagenda tuzabana nawe hati ndetse no mu rupfu tuzagira gute tuzajyana uko niko nanjye narahiye mpamagarwa kugira ngo nkore uyu murimo uko niko nawe warahiye ariko bitugezeho Yesu Kristo mujya mugenda nakagukataho gatoya kugira ngo arebe imbaraga arebe kwizera ufite Yesu ajya kata kigendera rwose nyankubwire ngo ntabwo yagutaye Yesu Kristo aracyari kumwe nawe Imana iracyari mu ruhande rwawe ngo ba Petero baramubwira ngo uva mwigisha ubwo bimeze gutya no mu rupfu tuzagenda nabo tujyanemo Yesu arabareba arabaseka aravuga ngo ibyo uvuze ntabwo ubizi aramubwira ngo Petero igihe tugiye kwinjiramo ibihe tugiye kujyamo inkoko utaranyihakana inkoko irabitse kangahe gatatu Petero agira ngo koko ni ibintu biri aho ngaho ariko byose byamusohoyeho wowe wihakanye Imana kangahe wihakanye Imana kangahe muko wihakanye Imana kangahe ubukene bwaraje wihakanye Imana ushomera uburaza wihakanye Imana mukazi Imana igwaye intambara z'ijuru ayihakana wemera kubararira ibigirwa Mana wemera gupfukamira Bayari wemera kubararira umukoresha wawe wemera kumupfukamira wo kugira ngo bashe kubona n'indamo ariko ndagira nkubwire ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yo itabura kwigenza iraje ni umwana w'Imana aremeye kunywera kuri cya gikombe wori muntu ki worinde wo kwanga kukinyweraho ndagira ngo utangaza nkubwire ngo uzakinyweraho mama uzakinyweraho ubwo wowe ihangane niba waranagikwepse ubwira Imana ngo ndakwinyize kugira ngo ngarure kuri cya gikombe ushinyirize Imana yacu nidutabare ushinyiririze mu rugo rwawe ushinyiririze mu kazi uri gukora ushinyiririze kuri mu muryango wawe wagicibwa ushinyiririze mu mukene ushinyiririze mu kwambara ubusa ushinyiririze mu nzara nanjye narashinyirize we igikombe nakinywereye ya myaka yose 10 n'ingahe hari igihe nzazanga nkabaho ubuhamya nanjye nakinywero kiranzonga igikombe kiranzonga nambara ubusa kubw'igikombe basusora mu nzu kubw'igikombe umugabo aranyakana kubw'igikombe ndara hanze mbunda kubw'igikombe igikombe nakinywereho imyaka 11 ndi kukizengurukana nta numwe nanifite kira gikombe nta muntu numwe ufite cyo ninde wakikwatire nawe nanjye nabwiye Yesu ntumva Yesu kuko umpaye agakiza ukangirira neza naramubwiye ngo sinzakuvaho nzagukorera byanjye byose Yesu arambwira ati ndikuvuze Clarisse ndavuga nti yego Yesu arambwira ngo ndaje yarakimpaye hita nkwepa igikombe nkijyana mu mujyi wa Kigali naraye hanze nambaye ubusa naraye mu mashyamba nambaye ubusa nze mbese nahuye nakaga n'amakuba ariko igikombe nakihanganira mama igikombe narakihanganiye wa mukobwa we wa mupapa igikombe n'ikiwaza kubwira uyu mugabo witwa Yesu ihanganira igikombe hagaseho herala wirebo Kristo mambo ukomerera mu kwizera ushikame uko byasa kose igikombe zakinyweraho iyo nza kugikwepa nkajya kwirwanirira ese ubu ngumba nahanga kuri kamera ntabwo mba mari we ntabwo mba mari iyi invitation iri kuri iyi kamera ntabwo ibiriho iyo nza kwirwanira nko kwepa iki gikombe nkakwepa ubushatse bw'Imana ntabwo mba ndahangaha ibi mvuga ntabwo mba ndi kubivuga mba narabaye akabarore ariko nihanganiye iki gikombe ninyweraho ubushatse bw'Imana ndabutegereza Imana yo mu gihugu cyo mujuni shimwe none Imana yandambye mpaye ikindi gikombe yarampigize gute yankoreye contraire
Yesu yanywera ikintu cyitwa contraire ubu nanya ndi kunywera ku gikombe cy'amata kubera yuko nihangane cya gikombe cy'imishari ntawe nanifite kugihereza imiryango yari yarantaye abantu bose baramvuyeho ariko kubera igikombe iyo uri kunywera kuri iki gikombe abantu bakuvaho iyo uri kunywera kuri iki gikombe iyo kuko umeze nabi bakwita amazina nanjye barayanyise ariko ndashima Imana yo mu ijuru ko ngo Imana iri impindurira amazina wowe igikombe uhagazeho uri kukinyweraho gute ukinyweraho mu gitondo kandi ni igikombe ugomba kunywa nka deseri nk'uko unywa ikinini ni igikombe unywa nka deseri unywa igikombe nka deseri mu gitondo urasomaho saa sita ugasomaho nimugoroba ugasomaho ese usomaho kangahe iki gikombe kinyweraho kangahe aho nusoma mu gitondo saa sita nimugoroba ukabivamo ngo ariko uyu Imana nayo ngo uyu munsi ngo igikombe kinywaho nk'uko unywa deseri ukihangana nta muti uryoha ariko uyu muti wanziriye umumaro uyu muti wamvuye ibikomere nagendanaga mu mutima wanjye uyu muti w'iki gikombe nanywereyeho ayiwe wanyomoye inguma uyu muti iki gikombe ihangane na Yesu yakinywereho nticyari cyoroshye nanjye narakimufashijeho mama ubu ngubu Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yaramwibutse nanjye iranyibuka nawe Imana irakwibuka ndagira nkubwire ngo we Petero ugihamagarwa Yesu yambwiye ngo nkubaze guhamagarwa kwawe uracyakwibuka ukiba ngo ngenza gukorera yakubishijeho gatorora ati karabaye ese nuko nguko burya bimeze muri Kristo Yesu ese burya nuko ivuga butumwa rimeze uraza kuri kamera ngo bamvuze bakuvuga bari bwakuvuge se urajya muri korari ngo ninjye bavuze mu miryango ngo yarantaye woya ahubwo aho ngaho ntabwo ugaragariza yuko Imana iri kumwe nawe Yesu yaravuze ngo abisi nibabanga mumenye ko ari igihe banze mbere ngo ariko namwe ni mu babisi bazabakunda nk'ababo ngo ariko narabatoranije ninjyewe Uwiteka babahora Mana yacu nidutabare banze urebe ucunge sana ese uri murahorwa Kristo koko cyangwa uri murahorwa ingeso za kamere zawe nusanga uri muhorwa izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli urahirwa nusanga utari muhorwa ibyo wakoze nukuri ko Imana ndagira nkubwire ngo urahirwa ariko ndagira nkubwire ngo akakanya igikombe ufite mu biganza byawe uri murakinyweraho ryari aho ntukinywa mu gitondo saa sita ntusomeho aho ntukinywa saa sita nimugoroba ntusomeho birasanga ukingukira nta wundi uzakurerebera vome nta wundi uzakikunyweraho uzi ko n'imiryango uzi ko umugabo ashaka kuvuga ati burya naribeshye uzi ko mu miryango yakubwira ati reka ntwigeze ubu kuba umwana wacu uzi ko mu kazi bakwirukana bakakwandikira ibaruwa mu by'ukuri ukibaza ati se ni njyewe mbese ni njye wakoze ibyaha kuruta abandi bose igikombe urakizengurukana kandi iyo ugifite mu biganza nta muntu uba ukikwirebera ntawe ukikwitaho ubanza urebe igikombe uri kunyweraho uri kukinywa koko bikwiriye Imana yacu nidutabare ukimara guhabwa agakiza ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umukiza umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukimara kumuhabwa aho ngaho wabonye neza y'Imana ariko uko kugenda kura ese wagira ngo Yesu regarisha kugira ngo namwe mwire gute namwe mukure ariko njya kubwira ngo yihanganire igikombe hagazeho icyo gikombe uzi ko Imana ijya kukikwambura ujya nubu kinyweraho neza Imana izakikwambura izikure mu biganza byawe igishyira mu biganza by'abakurenganyaga nukuzi ko Imana igiye kugukora contraire iki gikombe erega nanjye yankore contraire nawe yagiye gukorera Imana yacu ngo Yesu ngo abwira Petero ati Petero wowe Petero nubwo imeze bitya nubwo uri umunyantege nke yarata we Petero nubwo ucogora ugacika intege we Petero nubwo ugeraho rimwe rimwe ukava mu byizerwa ariko Petero ujye ugerageza uzi ko harimo abantu bajya bagerageza hari abantu banywera ku gikombe wicira inzira urirwanirira ujya mu bapfumu ngo bigende ariko ndakubwira gute aho wagikwepeye nawe urahazi aho wagikwepeye urahazi aho wakwepeye iki gikombe urahazi ndagira ngo utangaze itangazo ni imbere y'Imana ishobora byose uzagaruka ukinywereho uko byasako igiza rero nuko wagira gute nuko waza mbere ukongera ukabwira Imana ati nyabura cya gikombe cyime ninywere uko nta bundi buryo ndi kurira kuko nabonye abagiye bagikwepa ubu barimo barasabiriza abagiye bakwepa iki gikombe bakozwe n'isoni abakwepye iki gikombe nta kiza bigeze n'ubundi bakomeje ari babandi nyankubwire ngo ubwire Imana ngo ma irashaka ko nacogoye irashaka ko natandukiriye irashaka ko navuye mu bushatse bwawe wongera ubwire Imana kugaruke mama ubwire Imana ugaruke wa musore we wa mukobwa ugaruke kira gikombe wagikwepe urahazi si ngombwa ngo mpakurondore urahazi ushatse bw'Imana wageraho mukagira ubu ntabwo Imana ishobora byose ubu nawe ukakwiye kubabera urugero nagakwiye kubabera urugero rukomeye cyane igikombe nayihanganiye kukinyweraho nawe nakubera urugero nta jambo Imana igivuga ngo rihere niba ari Imana yavuganye nawe mama niba ari Imana yavuganye nawe wa mukobwa we wa musore wa mupapa we niba ari Imana yo mwijuru yavuganye nawe uzi ko Imana ijya kugutabara uzi ko Imana igifata amaboko itavuga Imana ikanyuranya imbere y'amaso yawe igafata igikombe wari minywere ikagikura mu bikombe mu biganza byawe ikagishyira mu biganza by'abakurenganyaga helala wirebo Jesus baba ndabizi neza nta cyoroshye nta muturyoha umutunywa ku ngufu kugira ngo ubashe gukira uburwayi nawe ihangana igikombe uriho
Yesu Kristo aravugana na Petero, aravugana nawe akakanya umukobwa wowe wihanganye, wowe wemeye kwihangana nubwo akinywereho amasaha atariyo, ukakinywa mu gitondo, saa sita ntukinywereho, ukanywa saa sita nimugoroba ntukinywereho. Aho ndavuga ko akuntu agendaga wicira inzira wirwanira, ujya kubeshya beshya, muvuga butumwa ujya guteka imitwe, muhanuzi ubeshya ngo Imana yavuze itavuze. Ariko Mana we, Imana ishimwe, Imana yo mw'ijuru, nubwo wagiye wirwanira ukicira inzira, ukanywera ku gikombe rimwe ukanywa ukongera, ariko kirasharira, ariko wakongera akanywa amata, ibyo byose wagiye ubivangavanga. Ariko ndagira kubwire ngo fata kiriya gikombe kinywereho neza, Imana ije kugutabara mu izina rya Yesu. Nta jambo Imana ikivuga ngo rihere. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo sanishije iri jambo n'amayerekwa nagize iri joro, cyangwa se ubutumwa Imana yampaye bwo kugira ngo basangize, nagiye kubona ariko bene data nshuti z'umusaraba, ndagira kubwira ngo ube maso nanjye mbe maso. Nagiye kubona ngo mbona twari turi abantu bageze muri 6, nabonaga duhabwa umurima munini cyane, nabonaga ari umurima munini cyane. Uwo murima wari umurima waraye, wari umurima waraye, mu by'ukuri wari waraye nk'inshuro. Abantu babaye mu ntara hari ikintu cyitwa umurima kurara nk'inshuro enye, umurima urisubira ukongera ukisubira ukongera ukisubira. Uwo murima wari wuzuye urwiri, twese twari twahawe amasuka yo guhinga iyo mirima. Mu by'ukuri nagiye kubona mbona ntabwo twahingaga ahantu hamwe, nabonaga buri muntu wese afite ikiviki, afite ikiviki, afite ikiviki. Ikintu cyantangaje, njye nahageze ndi kumwe n'aba mama 3, ntabwo nshatse kubavugira kuri kamera ariko ndabazi nzabibabwira. Nagiye kubona mbona duhawe amasuka ahantu bagiye basiga banze gukora. Nagiye kubona mbona ahantu turahawe. Mu by'ukuri ikintu cyantangaje nuko nasanze ari imusozi kandi hari ininda murayizi, hari isayo ryuzuye muri iyo ninuze n'umushike, harimo n'isayo. Mu by'ukuri birantanga, ndavuga nese aha hantu noneho ndahahera he, ndahahinga gute? Noneho ndebye haruguru yacu usanga babandi bahingaga naho basize nk'imihavu 2 banga kuyusa ngo barangize. Hirya yanjye naho hari ahandi basize nk'imihavu 3, haruguru yanjye naho barahinze batamo barigendera. Ndavuga nta hantu hazahibwa gute kandi ko mbona igihe kinga kigize gute cyenda kurangira. Yego ko mbona igihe kinga cyenda kurangira, kiye cyo gutera cyenda kurangira, biragenda bite? Nahise mbwira abo maturi ko ndavuga nti rero mureka dukoreshe ko dushoye kose ahantu tugira gute tupfe tuhahinge. Mu by'ukuri nakanagira mu isa, ariko ndavuga nti reka twihangane duhinga ahantu kuko nabonaga ndi guhabwa imbuto yo gutera. Nagiye kubona rero mbona turahinze, twagombaga kugira gute kubanza kurima hejuru kugira ngo tuze kubona uko twusa. Byari bitoroshye cyane, ariko twahinze. Tumaze guhinga handi hacu turahusa, tumaze kuhusa tujya no kuhusa handi bandi bataye, twongera kujya kusa handi bataye, twongera no kujya ruguru gutongora intabire yari ruguru yacu. Mu by'ukuri nakazi katoroshye. Mbaza Imana ntibingi bishaje kuvuga iki. Imana irambwira ngo uwo murimo ubonye ni umurimo wanjye, abo nashyizemo naki nabakoze. Abo nashyizemo n'iki nabakoze bo gukora. Imana irambwira ngo dore abangaba bataye ahangaha bakagenda, nabavuze nyine nabagaye umushahara kuvuga ati reka nabanze kumwera kuri iki gikombe ndi kuvuga. Ngo ntabwo naba ndi umuhanuzi ngo ya telefone nziza kubaheza amafaranga kuryoshya n'ibindi. Imana yaciraje, Imana irambwira ngo abo nabataye umurimo wanjye baragenda. Mwatangiranya n'Imana neza, mutangirana na Kristo bavuga ngo nukuri tuzagukorera, imvura igwa tuzakora, izuba riva tuzakora, kumanywa y'ihangu tuzakora, nijoro tuzakora. Ariko Imana irambwira ngo bageze hagati. Ariko ibaze bavandi, ibaze gukora ugasigaza imihavu ingahe 3, wahinze nk'imihavu igeze muri 25 cyangwa se 30, usigaza imihavu 3, urumva umuntu atari hafi guhembwa. Uwo muntu yarari hafi guhembwa. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo bene data, ucunge sana muhanuzi muvuga butumwa pastor mushumba. Nukuri ndagira ngo mbabwire ngo iri asuka okuye muri ura muri mukagenda. Ndagira ngo mbabwire ngo ibihembo Imana yambwiye ngo ibihembo byanyu birateguwe, kandi umuntu wese Imana ije kumuhembera imusanze. Ese ko Imana ije kuguhembera igusanze, ko yagusize muri uriya murima kugira ngo ukore, nizika kubura aho uzahembwa, uzajyanwa inyuma y'umugabane. Ndabwirwa ngo nukuri baba bantu bataye aha hantu. Ndagenda ngo turahusa harangiza. Icyantangaje ngo nese zamuka njya gufata ibishyimbo. Umuntu yanzaniye ibishyimbo byuzuye igiseke, nabonaga ari ibishyimbo byiza cyane. Ndahabwe ngo tujye kugira gute, tujya gutera za ntabire. Kubwanjye nabonaga imvura igiye kugwa kandi ari nyinshi. Ndavuga nti iyi mvura iguye ibi bishyimbo birimo byahita ko bimera. Mbwira ababyeyi nti mureka tugira gute, tugira vuba tujye gutera bino bishyimbo.
umubyeyi umwe arambwira ngo wowe uziranye na bosi ngo kandi ngo bosi wawe ngo ntawe uhari yagiye ngo wampaye agahushya ngo ngiye ngo nkagenda ngo namara kugenda ngo hanyuma nkagaruka ngo ko bosi ngo ko ngaruka bosi ataraza. Ndamubwira nti ntabwo biri bukunde hera wirebo, ndamubwira ngo ntabwo biri bukunde niba bosi yavuze ngo duterera ntabire tugomba guterera ntabire tukayirangiza. Ndamubwira nti ngwino tujye gutera saa 8 nizigera uraye tugenda ujye mu byawe mujye gukora. Ndagira nkubwire ngo wa mubyeyi we wa musore we nawe wa mukobwa we yewe muvuga butumwa muhanuzi yewe pasiteri mushumba, ndagira nkubwire ngo ukorera Imana ubikunze. Urasaba uruhushya ujya Imana yacu nishimwe nubwo wibeta ukagenda ariko Imana irareba. Arambwira ngo nimubabarira agende ngo bosi ngiye turaziranye ngo nze kumuvuganira. Ndamubwira nti ngwino tugende ibyo ukora byose urabikora nyuma yo ko tuve gutera bira bishyimbo. Yanyumviye ndamubwira nagiye mukurura. Imana irambwira ngo hari abantu ba muri iminsi bakora umurimo w'Imana ari nko kwiyerurutswa, bakora umurimo w'Imana bitabarimo, bakora umurimo w'Imana arabasambanye, bakora umurimo w'Imana arabicanye, bakora umurimo w'Imana arababeshi, bakora umurimo w'Imana ari abanyeshyara n'abanyenzika. Imana irambwira ngo iraje. Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo nimabwira ngo mbese bagenzi ko bwira abagenzi ko mwiyicariye mbese aho mwaba mwarashoje urugendo. Bwira abavuga butumwa ko mwiyicariye mbese aho mwaba mwarashoje urugendo. Bwira abashumba ko mwiyicariye mbese aho mwaba mwarashoje urugendo. Bwira abakobwa yemwe ko mwiyicariye mbese aho mwaba mwarashoje urugendo. Imana irambwira ngo nimbabaze, Imana irambwira ngo nimbabaze heyere wirebo hera tarawije zirabireva kiresire. Imana irambwira ngo kuwataye umurimo wayo ukaba wiyicariye. Imana irambwira ngo mbese waba warashoje urugendo. Imana irambwira ngo wa mukobwa we kuwarambitse kuririmba ukava muri korari. Imana irambwira ngo ninkubaza akakanya ngo mbese waba warashoje urugendo. We wafashaga abantu ukagaburira abakene ukambika bambaye ubusa ukishyurira abantu ubukode bw'inzu ugakora ya mirimo yose nawe uzi. Imana irambwira ngo mbabaze yemwe mwaba mwarashoje urugendo. Imana irambwira ngo mvugane n'abadiaspora bahajaga bakora umurimo w'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda, bahajaga bagaburira abakene, bahajaga bafasha imfunzi, bahajaga. Imana irambwira ngo mvugane n'ari amatsinda ari mu migabane yose igiye itandukanye. Imana irambwira ngo mbabaze ngo mbese ko mutagikorera Imana aho urugendo rwanyu mwaba mwararushoje. Tarawirebo. Imana irambwira ngo mvugane n'abavuga butumwa n'abahanuzi banze kunywera kuri iki gikombe. Imana irambwira ngo mbabaze ngo mbese ko mudagihanura, mbese ko mutakiririmba, ko mutakivuga ubutumwa nkuko bikwiriye. Mwibaza ko mwashoje urugendo. Imana irambwira ngo uje kubarana na buri muntu wese. Imana irambwira ngo urebe ikivi yagusizamo niba waracyushije. Irambwira ngo ubanze urebe abahinze basiba. Imana yambwiye ngo nimutegereze. Imana yambwiye ngo ntawe muzasarura. Imana kugira ngo ntere ibyo bisimba byangoye cyane. Imana irambwira ngo umurimo w'Imana baratobwe kubona iryo sayo n'ibyaha bikorerwa mu murimo. Abavuga butumwa ari abasambanyi, abahanuzi barahanura ari abasambanyi, ababishopu n'abashumba ari abaheheza ari abasambanyi. Ariko Yesu araje. Umurimo wamvunye cyane kubona mpinga ahantu haraye inshuro zingana gutyo kandi abakozi bahari. Ni ikibazo Imana ifite cy'abavuga butumwa, ni ikibazo Imana ifite cy'abashumba. Imana irambwira ngo umurimo wayo wamaze kwandura n'insayo y'ibyaha. Harimo ibyaha bikorerwa mu rwihisho, harimo ibyaha bikorerwa mu ibanga. Abo babikora bagira ngo Uwiteka ntahari, ariko Imana mwe ngo ijisho ryayo rirakureba mama, rirakureba wa mushumba we, bishop rirakureba, wa mukobwa we nawe wa musore we, hari yamuciza ubusamo. Uzi ko buri jisho ry'Imana rikureba. Imana yambwiye ngo nimbwira abo bagenzi ngo mbese ko mwicariye mwaba muzi neza ko mwarangije urugendo. Uzi ko Yesu aje. Yesu araje. Yesu Kristo hano umuntu wese aje kumuhembera mu kivi yamuhaye. Ikivi yaguhaye je kukiguhembera. Wasiba nikazi kawe warenzaho birakureba, ariko uje we ntabwo igize gute, ntabwo atinze. Izo mushyo uri murako imushya zijya hehe, uri murako imushya. Imana yambwiye ngo mukuri nzitwaza imbere yayo. Mukuri nzitwaza imbere yayo. Uje we ntabwo atinze. Yesu agiye kuza. Ese ko ageze ku irembo ryawe aragusanga muri iyo nzu? Ese nagusanga muri iyo nzu arasanga inzu yawe imeze ite muko? Arasanga inzu yawe imeze ite mama? Haleluya. Yesu atubwiye ngo ku irembo uwo ari ku irembo. Ni ukuri Yesu araje. Yesu araje. Iki niragiye kubona ngo mbona habayeho
habaho guhinduka kw'ibicu mbona igihe cyo kugaruka k'umwami Yesu Kristo cyaje nabonaga ndi kumwe n'umumama n'abapapa babiri nagiye kubona mbona turi mu kigo kinini cyane ntabashaga guheza ngo ndebe nabonaga abantu bose b'ingeri zose barimo kwinjira muri icyo kigo ndebye iburyo bwanjye ngiye kubona mbona Yesu Kristo yicaye ku ntebe ndende cyane nabonaga abamarayika baza bikubitasi nk'imyambi bona abamarayika barindwi bese bamugota ariko icyo gihe ataracira imanza abantu bari bakisuganya binjira muri icyo kigo rero wirebo nahabonye amatorero ageze muri 5 nahabonye abakatolike nkabona amatorero nkabona abasilamu nkabona ADP nkabona abadivantiste n'abaporo babandi bakera bo mu gashyamba bakubita gutugoma ayo niyo matorero nabonye imbere y'Imana haleluya none nabonaga buri tsinda byose abasilamu bari ukwabo mbese ayo matsinda avuze buri tsinda byose byari ukwabo ndavuga none wo muntu twaye kumara ngo ese ngo n'abasilamu ngo nabo bazacirirwa imanza ijwi ry'Imana irambwira ngo nakuzanye kugira ngo usobanurire ibyabo bantu Imana irambwira ngo bwira abantu babwire ngo irambwira ngo babwire ngo nta torero ritazavamo iki umugeni Imana irambwira ngo nta torero ritazavamo iki umugeni mbona abantu bose biteguye gucirirwa iki imanza ariko ninde ucirirwa urubanza ese uracirirwa urumanza uri mu ntuki nabonaga abantu bose bibereye mu byabo Yesu arambwira ngo ndavuga ntese kuki abantu bose bataje ahangaha ijwi ry'Imana rirambwira ngo impamvu bona bose bataje ubundi umuntu uzagirana urubanza n'Imana niba abantu twege ubu turi ahangaha ni twebwe tuzagirana urubanza n'iki n'Imana ntabwo iriya ndaya kadaraka izaza kujyana urubanza n'Imana ntabwo uya ni twebwe Imana irambwira ngo impamvu utabona imbaga nyamwinshi y'abantu abangaba nibo bavuze ko bamenye abangaba nibo nahamagaye nibo nahatoranije abangaba niyo mpamvu baje gucirirwa imanza Imana irambwira ngo murokore abantu bamenye Imana bakayikorera bakavuga ko bazayikorera abo nibo bazagirana urubanza n'iki n'Imana Imana irambwira rero giye kora mbona za kaderake mbona bibereye mu busambanyi mbona bibereye mu kwiba mbona bibereye mu bujura bwabo nta n'ikibazo bafite ariko barako ubundi twameshe kamwe bikarangira tukijya kwibarira na ziriya ndaya tukibana na barabajura kuko mu byukuri nakaga turi kwikurura gakomeye cyane niba utari uravuga ngo ntumusambanyi nubundi uragenda ugaca pembeni wasambanye ukabanza ugasambana neza wakumurangije gusambana ukagaruka wajya ukamujura kumurangije kumujura ukagaruka wajya kwese ikora byose ukabikora bikarangira kuko ndajya kubwira ngo uri kwisibira urajya imbere y'intebe y'urubanza uzavugana iki na Yesu Imana iravugana nawe yamagambira akubwira ngo nukuri Imana yarambwiye ngo muzagirana urubanza n'Imana nuwamenye Imana mwebwe mivango murabavuga utubura Imana iravuze ngo mese kamwe ariko rajya kubwira ngo uje we ntabwo atinze wa mukobwe wa musore we rajya kubwira ngo umese kamwe va mu busambanyi cyangwa se ubukomeze va mu kubesha cyangwa ukomeze va mu kuroga cyangwa ukomeze cyangwa ugira gute ubikomeze kuroga va mu kubesha cyangwa ugira gute ukomeze kubesha va mu byangwa n'amaso y'Imana ariko icyo nakwihuza no kugira ngo ugaruke rajya kubwira ngo nukuri uzi kuntu hakiri ibyiringiro haracyari ibyiringiro ko uyu munsi Imana yakugirira neza ntabwo nje kuguciraho iteka yari imbuzi ariko ndajya kubwire ngo ibushobora kuba ubyumva akakanya ntawe uzi Yesu azazira yaza akakanya yaza uyu munsi ariko nyakubwire ngo ube maso nanjye mbe maso wirinde mwene data kandi nukuruje we ntabwo yize gute ntabwo atinze yewe muntu wibwira ndajya kubwira ngo nta torero Yesu atazakuramo umugeni abasilamu Yesu azakuramo umugeni abakatolika bazavamo abaroko nta mbese ayo matorero ko arastanu nabonye ayo matorero yose azajya imbere y'intebe y'urubanza ayandi matorero ntayo nabonye imbere Yesu nta caci rihari aya matorero y'inzaduka nahabonye amadini amatorero angahe 5 ayo niyo bumbatiye mu mwuka w'Imana abasilamu nabo abantu bose bajya babacira imanza ariko namwe n'ukuri kw'Imana Yesu yambwiye ngo nahazakuramo umugeni we kuko nahabonye amatsinda yabo ahubwo musilamu wisuzume urebe umutima wawe ubwe ngo ariko akakanya Yesu aje twagenda kandi atamwemera ntabwo mbizi ariko Yesu anyeretse ko azava mu mugeni uko byasa kose ntabwo mbizi uko niko nabibonye Imana yacu rero nidutabare Imana yacu wabwo cyubahiro ayo nizo message zanyu iri niryo jambo Imana yampaye akakanya Yesu arakubaza ngo mbese ela wirebota ko warabikire skiyamando Jezi baba arabikire sire arakubaza nanjye arambaza mbese igikombe uri kukinyweraho gutse aho ntago wagikwetse nusanga baragikwetse ugaruke nyabona nwere kuri iki gikombe uko nababwiye by'iki gikombe ukinyweraho gakeya ugasaba Imana imbaraga zo kumira kuko kugira ngo kirenga havyo biba bigoranye wambwira ngo nuko nanjye nakinywereho we ubwo Yesu yakushira imbere akavuga ati ngaho murebe Clarisse cyangwa nundi nanone cyangwa kandi nawe hari Imana yagiyenda itambukana nawe nyakubwira rero ngo igikombe banywereyeho igikombe nanywereyeho nawe nicuri munyweraho kandi nawe uzakivaho mu izina rya Yesu kandi nanjye ntabwo ndangije urugendo ndakomeje kuko Yesu arabaza ngo bwira abo bagenzi ngo mbese ko mwicariye nta mwana arangije urugendo
Imana yacu nidutabare rero, Imana iduhana umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. amen. Imana iguha umugisha. hari umuririmbyi yarimye ngo mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo, Mwami Yesu ndifuza kurimishurira, kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata, Mwami ejo ntazavaho nibeshye ubugingo. Imana iguha umugisha. Amen. Imbaraga n'amavuta ntibikakubureho, kandi Uwiteka uko agenderera abandi ntawe ntagusige. Amen. Yesu agumisha kuko kumvira Imana ukaza gutambutsa ubutumwa bwiza. Reka dusubike ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Birashoboka ko arakufuza ko mwavugana, nimba nta kindi wongeraho urataganira telefone udusengera Imana. Ni karibu. Ya Imana ibaho umugisha cyane. Byashiwe 22:12 wonyine ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo urane umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Ndi Alpha nkaba na Omega, itangiriro n'iherezo. Yesu araza vuba. Nimero yanjye ya telefone ni 0780 63 amazina ni ndi Karesa kubw'Imana. Imana ibaho umugisha. Rero ni ukuri ndagira ngo usengera Imana aho uri hose, ndagira ngo ubwire Imana akakanya ubwire ngo mbese Yesu ko nakiraniwe, ko navuye mu byizerwa, nkakora ibyangwa n'amaso yawe, nakora iki? Ubanza ubwire Imana ati mbese amazina yanjye, nawe uvuga ngo uracyagerageza uyibaze ngo mbese amazina yanjye, izina ryanjye ryaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Kuko twese turacyafashe igihe mu ntambara turi mu isi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo haracyariho imbabazi z'Imana yo kubasengera amasabira Imana imbaraga. Kandi wihanganije igikombe uri kunyweraho, ntabwo cyoroshye, ni igikombe umuntu wese, ntabwo ndabizi neza ko kigoranye. Na Yesu yagiye gusaba se ngo niba bishoboka ngo kimurenge, ntabwo byari byoroshye. Rero uko byasa kose ugomba kukinyweraho, yari yo misiyo, nta kindi se yamukoreye, se amumanurira imbaraga, ese atuma mareka musanira imbaraga zo kumukomeza. Nawe usaba Imana imbaraga zo gukomera, wihangana ukimwe kandi unywe kire yawe ukwire, kuko nta wundi wakigufashaho ntibyakunda. Ni igikombe unyweraho uri mu bitaro se yashika ukakinyweraho, mbese ukinywera nta wundi wemere kugisomaho. Rero Imana yo mwijiri gukomeze, kandi wasanga ugiye no kukimaramo. Ndagira ngo mbabwire ngo ikivi cyawe uhagazemo umuvuga butumwa muhanuzi pasiteri mushumba, ubanze urebe ikivi cyawe, niba warahinze wisibira, niba warahinze neza, ubanze urebe ahantu hose ucekinge urebe neza. Nusanga twarahinze neza, wongere usubire muri wa murima nyaboneka uhinge kugira ngo uzabone ko utera imbuto zere. Nta yindi Mana yo gukorera, nta n'indi Mana tuzakorera uretse Imana yo mu ijuru isumba byose. Data turagushimye kuko uri Imana iri hejuru byose, nta kibasha kuroga umugambi wawe. Tugushimye umutegura mwiza n'imvugo yawe ngari hagati y'ubwoko bwawe. Tugushimye Data wa twese kumanukiye mu ijambo rye kabwira ubwoko bwawe. Tugushimye Data wa twese Imana ishobora byose ko ari wowe wirangurura ukivugira. Sengera imitima w'Uwiteka nyir'ubutware, imitima yakiriye iri jambo ryawe, umyemerere ntibibabura baje. Kandi Data wa twese Imana ishobora byose nyir'ubutware iguhindukirira. Mwami Yesu Kristo bave mu datunganye n'ubyangwa n'amaso yawe, baguhindukirire nyagora ku ngoma Imana. Ubambika imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa nacyo, bave mu byangwa n'amaso yawe no mu bizira bakoze. Unyemerere uhembure imitima y'abantu bose, Uwiteka nyir'ingabo Imana, ukize indwara. Kandi wire bota kubara bikirefite y'amano, nibyo haracyari imbabazi zawe, nubwo dufite agahe gatoya, ariko aya masaha cyangwa se uyu munsi imbabazi zawe ziracyariho. Nyemerera urengere ubwoko bwawe rero, abagushaka mwete bose bakubone, babone neza yawe, babone ihirwe imbere y'amaso yawe. Kandi ugabanye umubare warimbuka mu isi, wongera umubare w'abakizwa. Mwami Yesu Kristo nasenze kugira ngo ubwami bwawe urushijeho cyane kwamamarira mu isi. Nubwo uri hafi kuza, ariko ndakunyuze kugira ngo agahe nk'aka uduhaye Mwami Imana tukabyaza umusaruro, twambika imbaraga rero kugira ngo tubashishwe muri byose nawe. Nyemerera rero ubwami bwawe buze, imbabazi zawe zigere kuri umuntu wese Uwiteka uzateka amatwi ikiganiro azahindurwe nawe. Kandi Uwiteka nyir'ingabo Imana ndakwinginze kugira ngo buri muntu wese Data wa twese Imana wakwiringiye, Data wa twese uzamubera ibyiringiro. Komeza tujye kuganza, komeza kwibahisha. Sengeye yicana muri rusange, sengeye abagaragu bari imbere yawe, nsengeye ababwiriza bagiye kuza kubwiriza mu kanya. Nyemerera abayoborwe nawe, kandi Mwuka Wera akomeze kuyobora iyi gahunda kugeza igihe Data wa twese Imana uzagarukira gutwara itorero, kuko twe ntabwo duceceke cyangwa se ngo dutuze. Urakarama kuko uri Imana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Mu izina rya Data wa twese nsabye Yesu. Amen.